reka turebere hamwe rero ubuhamya bw'aba bagore bavuga ibyagiye bibabaho ndetse n'ibyo yagiye abakorera cyangwa se uburyo yagiye abashukashukamo ngo baryamane n'aba badamu. Uyu mugore tugiye kubabwira ubu buhamya bwe yakoraga muri banki nkuru y'igihugu ndetse n'umugabo we akaba yarakoragamo. Gusa uyu mugore yatanze ubuhamya avuga ukuntu byagenze kugira ngo baryamane na Balthazar Ingonga. Umva uko yabyivugiye agera. Hari umudamu umwe w'umupasiterikazi witwa Camilla, nawe mu magambo make reka ngende mvuga kuri bamwe yavuze ati yambwiye ko ashaka gufata udushusho ndetse avuga ko ari njye mudamu cyangwa se umugore umushimisha cyane. Avuga yuko nta mugore yigeze akunda nkanjye. Ati ndetse ambwira ko ayo mashusho nareka akayafata akazabika muri laptop ye ndetse aho atazigera ajya hanze yewe n'umudamu we atazigera ayamwereka. Gasaro TV. Bakunzi bacu turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ndetse mbabwira yuko abari akagaruka kugira ngo dukomeze tuganire ndetse ibihe byose muduha ibitekerezo byanyu uko bubyumva, ntago ariko uyu dukurikiye ababyumva biba ari mu buryo butandukanye, ariyo mpamvu rero komenti ziza zinatandukanye. Uyu munsi rero ndifuza ko tuganira ndetse n'ibintu bimaze iminsi, ntago nareka kuvuga yuko ari igikuba cyacitse, ndetse aho uyu munsi ugiye kuri interinete ukandikaho ngo Equatorial Guinea nta kindi kizaho uretse umugabo witwa Balthazar Ingonga. Kugeza kuri iyi saha, kuri uyu munota wanditsemo iryo jambo Equatorial Guinea, uhita ubibona hahita hazamo uno mugabo witwa Balthazar. Balthazar rero amaze iminsi myinshi navuga ku mbuga nkoranyambaga yarikoroje, ndetse aho uyu mugabo yaciye agahigo mu kuba ikimenwa na bose, ariko ntago navuga ngo ni ikimenwa na bose cyane ko yamenyekanye mu bibi cyane ku isi yose biturutse ku nkuru zirimo kumuvugwaho ndetse n'amashusho yamugaragaje aryamanye n'abagore benshi bagiye batandukanye. Bivugwa ko afite video z'abagore barenga 200 aho muri mashine ye yasanganwe ndetse video zirenga 400 z'abagore bagiye basambana n'uyu mugabo witwa Balthazar. Kuri uyu munsi rero navuga ko ari ibintu bitangaje cyangwa se byatumye abantu benshi bibaza batari ko se noneho iyi si yacu y'uyu munsi yaba iri kugana hehe, ko ibintu bikomeje gufata indi ntera, aho umuntu w'umugabo ufite umuryango mwiza cyane ndetse mwagiye mubona n'ubwo muri kuwubona agatinyuka gukora ibintu nk'ibi ngibi, navuga ko ari ibintu by'urukozasoni biteye ubwoba ndetse biteye n'ikimwaro yaba kuri we, ndetse ntago nareka kuvuga ko kugeza kuri iyi saha nubwo icyari gatozi umuryango we nawo ufite ikimwaro. Uyu mugabo rero yasanganwe video zirenga 400 z'aba bagore yagiye asambana nabo, ndetse umugabo navuga ko yatawe muri yombi mu cyumweru gishize ashinjwa kuryamana n'abagore batarabe kandi abagore b'abagabo ndetse bakomeye muri iki gihugu cya Guinea, ndetse no kunyereza amafaranga y'iki gihugu cya Guinea. Ngira ngo rero mwarabikurikiye cyangwa se n'abatarabikurikiye ntacyo, reka tuganire gato. Uyu mugabo yasambanyaga ndetse abagore navuga bakomeye b'abayobozi, ndetse ntago nareka kuvuga yuko atatinyaga n'abadamu batwite. Uyu mugabo Balthazar yari umuyobozi mukuru w'ikigo gikora iperereza ku ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu cyangwa se National Financial Investigation Agency, ndetse akaba akekwaho n'ibindi birimo ibitandukanye nko kuba yagambanira igihugu, gukoresha umutungo nabi w'igihugu ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu mugabo
mu bivugwa ndetse biteye n'ikimwaro bibabaje cyane, mu bivugwa nuko yaryamanye n'umugore wa visi perezida w'iki gihugu, mushiki wa perezida, abagore b'abajenerale, abapasiteri bakomeye cyane muri iki gihugu, ndetse n'abagore bitwaga ko ari beza cyane muri iki gihugu cya Guinea, aho uyu mugabo ari ku gasongero ndetse mu kuba yaraciye agahigo cyangwa se mu kuba yararyamanye n'abagore, reka mvuge b'ibikomerezwa ndetse benshi cyane, yaba n'ab'uburanga navuga busamaje. Ngira ngo ni ibintu byatumye iki gihugu gicika umugongo, abandi bati noneho byaba byaragenze bite ku buryo umuntu nk'uyu ufite umudamu mwiza gutya, ufite abana, umuryango ubona rwose yuko uri ini cyangwa se ushyize hamwe yakoraga aya mabara. Ntabwo nareka kuvuga rero ko ndetse yari no mu bakoresha umutungo w'igihugu ndetse akanakoresha amafaranga y'igihugu mu nyungu ze no mu buryo bwo kwishimisha. Gusa igitangaje ni uko yagiye afata amashusho aho benshi mu bagore tugiye kuba twabagezaho bagiye batanga ubuhamya bugiye butandukanye, bavuga ko uyu mugabo batari biteze yuko amashusho yabo azajya hanze, ndetse aho bamwe bavuga yuko yabafataga aya mashusho bari navuga mu mibonano mpuzabitsina, hari ibyo yababwiraga, ibyo turaza kubigeraho. Bamwe bagiye batanga ubuhamya bavuga uko byagiye bigenda, aho bamwe batinye no kuba bavuga ibyababayeho kugeza n'uno munsi, aho hari umugore umwe wamaze kwiyambura ubuzima akaba yakiyahura akurikije ibyo yagiye abona hanze, ndetse aho uno mugabo Balthazar yamusezeranyaga yuko atazigera yibona hanze kuri ano mashusho ye y'urukozasoni, niko navuga, cyangwa se y'imibonano mpuzabitsina ari hanze. Uyu mugore rero kubera kubona video za Balthazar zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, kandi ari umugore ukomeye mu gihugu cya Guinea, aho kugira ngo azagaragare arimo guseba cyangwa se agaragare, urumva umugore nk'uyu nguyu w'umuntu ukomeye, abafite abana, umuryango, azwi cyane, yahisemo kuba yarangiza ubuzima bwe ariyahura, ndetse nk'uko nabibabwiye Balthazar we aho yatawe muri yombi. Navuga ko rero visi perezida w'iki gihugu we yamaze gutangaza ko abantu bakorera imibonano mpuzabitsina mu biro bazafatirwa ingamba zikomeye. Gusa aho visi perezida umugore we nawe ari umwe mu bavugwaho aya makuru ko yaryamanye n'uyu mugabo witwa Balthazar. Muri aba bagore barenga 200 yaryamanye nabo, ndetse bivugwa ko nta mukobwa urimo, ari abagore b'abantu bakomeye mu gihugu cya Guinea. Navuga kuva kuri meya, niko twabyita, kugera kuri visi perezida, niko navuga ko aba bagore barabagore b'abantu bakomeye, nkuko natangiye n'undi mbibabwira, ndetse bakavuga ko Balthazar yagiye aryamana nabo mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe bavuga ko yaryamanye nabo muri hoteli, mu tubari, muri toilette, ndetse aho yabonaga hose hashoboka ko iki gikorwa cyahabera byarabaga hagati y'aba bagore ndetse n'uyu mugabo. Ndetse mbibutsa yuko ari abagore, nta mukobwa bakoranaga ibi bitera soni. Reka turebere hamwe rero ubuhamya bw'aba bagore bavuga ibyagiye bibabaho, ndetse n'ibyo yagiye abakorera, cyangwa se uburyo yagiye abashukashukamo ngo baryamane n'aba badamu. Uyu mugore tugiye kubabwira ubuhamya bwe, yakoraga muri banki nkuru y'igihugu, ndetse n'umugabo we akaba yarakoragamo. Gusa uyu mugore yatanze ubuhamya avuga ukuntu byagenze kugira ngo baryamane na Balthazar Ingonga. Mvugo yabyivugiye mu magambo ye, yagize ati: ndicuza ndetse cyane, gusa nkicuza ko ntabwije umugabo wanjye ukuri. Naryamanye na Balthazar Ingonga, ibi ngibi ndetse nabikoze ntabizi, byarantunguye. Gusa niyo mahirwe nari mfite kugira ngo tube twakuraho icyuho cy'ubukene cyane cyari kitwugarije mu muryango wacu, ndetse n'umugabo wanjye kubera ikibazo cy'ubukene ndetse n'amadeni twari twarafashe muri banki zigiye zitandukanye hano mu gihugu cyacu, ubwo ni mu gihugu cya Guinea. Arakomeza ati: njye na Balthazar twagiye turyamana kenshi bigiye bitandukanye, ndetse inshuro nibuka n'inshuro zigera muri 12. Ati twagiye duhurira ahantu henshi hatandukanye,
ndetse akama gahunda akambwira aho yifuza ko twahurira, hanyuma nkamushimisha nawe akankorera ibyo nifuzaga. Ibyo nifuzaga ndavuga nashakaga amafaranga ndetse akanyishyurira n'amadeni amwe n'amwe agiye atandukanye, cyane ko njye n'umugabo wanjye twe twaragiye dufata amadeni atandukanye. Ati mu by'ukuri njye n'umugabo wanjye dufite abana 4, bamwe bari no mu mashuri yisumbuye kandi dufite byinshi byaturibaga nk'umuryango. Njye n'umugabo rero wanjye twubatse amazu hano mu mujyi Imaraba, ndetse yari kredi nini cyane. Rero ati nibwo natangiye kugirana umubano wihariye na Balthazar kugira ngo azadufashe kwishyura ndetse dutangire kugenda twishyura iyo myenda twari dufitiye izi banki. Ati njyewe Balthazar kugira ngo tumenyane yansanze muri ofisi, kuko nakoraga mu kigo cy'uburezi, niho yansanze bwa mbere aje kurebesha iby'umwana we wari wahawe ikigo ariko ntiyakishimira. Atansaba yuko najya mufashiriza umwana, ndetse ngira ngo ibyo ngibyo murabizi, aho umubyeyi yakaprocinga umurezi akamubwira ati wenda ujye wita ku mwana wanjye, cyane ko yari n'umuntu ukomeye uyu mugabo. Amusaba ko yajya mufashiriza umwana, reka mvuge mu magambo yavuze ati ansaba ko najya mufashiriza umwana, duhana nimero ati tukajya tuvugana igihe kinini. Ati numvaga ko ari umugabo uhamye, aho namubwiraga ko nanjye nzajya ngerageza kuba namufashiriza umwana mu bishoboka. Ati ndetse aho yambwiye ko umugore we nubwo babana batabanye neza, ati ndetse numva nanjye namufatirana akazajya ampa amafaranga yo kuba nakishyura iyo myenda. Atari ko mu by'ukuri ntago nigeze nkunda uyu mugabo Balthazar. Ati ahubwo ni inyungu zitandukanye namushakagaho kugira ngo njye n'umugabo wanjye tube twabasha kwishyura iyo myenda twari tugiye dufite itandukanye. Ati bwa mbere turyamana byari muri hoteli, bwa kabiri turyamana twaryamaniye mu biro. Ati nyuma y'akazi yampaye gahunda ko ngomba kuhamusanga, bibera muri biro. Ati ariko ubwa gatatu yaje iwanjye umugabo wanjye adahari, yagiye mu kazi. Ati bwa kane musanga mu kazi mu masaha y'akazi, byabaye ngombwa ko tubikora ariko tubikorera mu bwiherero. Ati ntago nari nzi ko ibi ngibi bizagera aho bigaragarana hamwe, cyane ko yambwiraga ko ndi umugore mwiza, umugore umushimisha, ndetse akajya ambwira ko yifuza ko nazatandukana n'umugabo wanjye tukibanira. Ati nanjye nkamubwira ko ntarabifatira icyemezo, ko ndetse njye n'umugabo wanjye abana bacu bakiri batoya, nkeneye kuba twabarira bakegera hejuru. Ndetse aho yambwiraga ko afitanye ibibazo n'umudamu we, ndetse akambwira ko akabazo kose kajyanye n'amafaranga yakanyemurira. Ndetse umugabo wanjye ni umushoferi muri banki nkuru y'igihugu, banki bita Bangwi. Ati si akazi keza rwose bitewe n'imyenda iremereye ya banki twari dufite myinshi yo muri banki. Muri iyo banki yavuze nka banki yitwa CBGA. Ati ntago byari bitworoheye rwose ko twakishyura iyo myenda, cyane ko twari twubatse n'inzu zigeretse. Ati rero ibyo byatumye mbihisha umugabo wanjye nkajya njya kuryamana n'uyu mugabo Balthazar Engonga. Ati ariko abana, inshuti, abo dukorana bose, ati bumiwe cyane ko nari nzi ko ibi ngibi dukorana hagati yanjye n'uyu mugabo bitazigera bijya hanze na rimwe. Ati ariko nanone ntago nahitamo gufata umwanzuro mubi, ati gusa ndicuza. Ndetse aho uyu mudamu yavuze ko Balthazar kenshi yabaga yamusindishije, ariko nyuma akaza kuba barabikoraga ari we wijyanye, cyangwa se ari ibintu bumvikanyeho nk'abantu bakuru. Ndetse aho yavuze ati hari abo ndetse navuga ko aho yafataga amashusho aba badamu, uko byagenda kose murabyumva yuko yababwiraga ko ari gufata amashusho akagira ibyo promisinga. Urumva niba yarishyuraga n'imyenda nk'uko uyu mudamu abivuga mu buhamya bwe, akagira ibyo abafasha umunsi ku wundi, cyangwa se ubuzima navuga bwo kuba hari ibyo yabashukisha, cyane ko mva yari umuyobozi, yari umuntu ukomeye. Abandi nabo bakaryoherwa bati twabonye banki idufasha n'ubundi kwishyura izindi banki, reka mvuge gutyo.
ariko uyu mudamu yavuze ko yicuza ndetse aho yabonye amashusho hanze atabana inshuti abo dukorana bose bumiwe ibi babibonye bambaza ibyo ari byo ati ntago nabasha kuba nabisobanura ati nanjye mbibonye hanze numiwe gusa nta kindi nabivugaho ndetse harabo uyu mugabo Baltazari yabwiraga ko yareka akaba yafata udushusho ndetse akavuga yuko rwose ntaho ayo mashusho azigera agera. Hari umudamu umwe w'umupasiterikazi witwa Camilla nawe mu magambo make reka ngende mvuga kuri bamwe yavuze ati yambwiye ko ashaka gufata udushusho ndetse avuga ko ari njye mudamu cyangwa se umugore umushimisha cyane, avuga yuko nta mugore yigeze akunda nkanjye ati ndetse ambwira ko ayo mashusho nareka akayafata akazabika muri laptop ye ndetse aho atazigera ajya hanze yewe n'umudamu we atazigera ayamwereka. Ati natwari umuryango wubashywe hano mu gihugu, ati bizangora cyane kuba nakongera kujya ku ruhimbi cyangwa se imbere y'abantu nkaba nakigisha, ati ni isoni ni ikimwaro, ati gusa ndicuza cyane. Uyu ni umupasiterikazi reka mvuge mu magambo make witwa Camilla. Hakaba rero hari n'undi uvugwa mudamu wa minisita w'ububanyi n'amahanga we byaramurenze kuba umugore we byavugwa ko yaryamanaga n'uyu mugabo witwa Baltazar ndetse avuga ko ibyo yakoze azabyicuza ndetse akabyicuzanya n'umuryango we. Navuga ko urabona umuntu nk'uyu aba akomeye mu gihugu ndetse urumva kuba wabona amashusho y'umugore wawe hanze nk'ayo ngayo ni ibintu navuga bigushoka cyangwa se bishobora no kugutera trauma imwe mu bundi buryo, ndetse aho umudamu wewe yahunze kugira ngo umugabo we atazamwica ndetse agahungira mu kigo cya gisirikare kugira ngo abe yarindirwa umutekano uno mugabo atazamugirira nabi. Ngira ngo rero ubuhamya ni bwinshi bugiye butandukanye ariko abantu bamwe bibajije batari ko se uyu mugabo yabaga yanyweye ibiki. Ngira ngo nuko amavideo tutayashyiramo ntago byemewe, nagiye mbona ku ma status n'ahandi hatandukanye abantu bagerageje kuba babona no ma videos, ntago nzi wenda aho bayakuye ariko ubona ko ari ibintu biteye isoni, ari ibintu biteye ikimwaro ku muntu w'umugabo nk'uyu nguyu Doplice navuga wari wubashywe n'igihugu w'umuyobozi, ahubwo bamwe nicyo bibazaga bati ariko se ko yari afite amafaranga byagendaga bite ubundi kujya wamuganira ama video abe yayabika ari gusambana n'abagore b'abantu bakomeye, ati kubera icyo atasambanaga niba iyo shitani yamuteye narangiza komeza izo video ariko kuba yazifata. Reka mvuge rero ko kugeza kuri ubu n'ubundi Baltazar arafunzwe ariko ni ibintu byaciye igikuba, ni ibintu byateye benshi ubwoba batari ko hari n'igihe ibi bintu biba ari amadayimoni cyangwa se amashitani, kuko nawe ntiwabyiyumvisha ukuntu ko wa mugani umuntu ashobora kuba yasambanya abadamu b'abayobozi, abadamu bakomeye ndetse ntavuga ngo afite umugore mwiza nk'uyu ngo kabyaramo. Ngewe byandenze narumiwe, muze kuza kutubwira mu bitekerezo nimba uyu mugabo yari muzima, nimba yabarabaga yasinze, nimba ari iki, byarancanze ngewe nawe uri kudukurikira ushobora kuba byaragucanze. Abatanze ubuhamya rero ni benshi, abo ngabo nibo tubashije kuba twababwira, harimo pasiterikazi, harimo navuga uwo mudamu wundi avuga ibyo yamukoreye ko bari bafite navuga amadeni menshi cyane, ariko reka mvuge ngo nyine Satani ahemba nabi. Satani ahemba nabi, aragushuka yarangiza akaguhururiza, umuntu yakishimira amafaranga yo kubona muri ubwo buryo bw'urukozasoni akaba yakishyura, ariko nanone ntacyo wakora ngo icyubahiro wari umuntu ukomeye kibe cyagaruka. Uyu munsi wabikora ariko ingaruka ukazisogongeraho z'iteka ryose. Reka mvuge ngo rero ni akamaramaza wa mugani w'umurundi, ni ibintu biteye isoni, ni ibintu biteye ikimwaro, ni ibintu navuga ngo ibaze nk'umwana w'umwe muri aba bantu bakomeye, w'umwe muri aba babyeyi kuzajya yicara akabona n'amavideos agiye atandukanye harimo mama we, cyangwa se ukicara ukabona harimo navuga tante wawe cyangwa se abandi bantu bagiye batandukanye mw'abantu. Umva
reka nigendere gusa birarenze turi mu minsi ya nyuma ariko nanone reka abantu wa mugani tujye dukoresha n'ubwenge nimba ugiye gusambana n'umuntu urumva akakubwira ko agufashe video urumva iyo video wowe ukabyara we ahijyanye hehe kuki ibyo mutabitekerezaho nabyo reka nigendere Imana ibaha umugisha ndabakunda cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza gusa ibi ngibi ni isomo rikomeye kandi nzi neza ko kubivuga niba bihagije n'isomo riba ririmo ciao ndabakunda cyane Gasaro TV.